itagaragara neza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari hakurya ni Tanzania. Ni ukuvuga ngo Tanzania n'u Rwanda bigabanywa. Iriya misozi hakurya y'Uganda. Nayo ni amazi ayigabanya. Bigabanywa n'umuvumba cyangwa se umuyanja. N'umuvumba. Ariko iyo ukomeje kugenda ugaruka hirya hari agace kagabanywa n'umuyanja, ibyo bita umuyanja. Nko ku murenge wa Rwemashi. Za Rwemashi. Mu muyanja ho ntabwo ari umuvumba. Iwacu se bigabanywa n'iki umuvumba. Agana he? Nyamiyonga. Nyamiyonga ari umuvumba. Noneho nuza hariya temberamo umwana gute. Igikoba ugabanywa. Ntabwo ikintu cyagabanya. Ko nawe ni umuyanja n'akantu gatoya just. Ni umuyanja nyine n'uza. Mu ncamake rero ngaho sobanura impamvu twaje hano. Hano ni ku gicumbi cy'umuco cyangwa se ku gicumbi cy'intwari. Ni ahantu Gisa Fred Rwigema yarasiwe cyangwa se yaguye. Rero twavuye i Kigali tuje mu bw'umuvandimwe twifuza kuhagera tuharebe turebe mu by'ukuri abamwe ntabwo twari duhari muri iyo myaka, abandi bari bahari ko batari kuri kano gasozi. Rero twifuje kuhagera kugira ngo dufatanye twubake u Rwanda, dusigasire ibyo bagezeho kandi tubinoze. Byari ibyo. Asante sana. Kama amazina